Mwongeye kwirirwa nshuti dusangiye ibyigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Ubuntu bw'Umwami Yesu ni bubane namwe. Nk'uko bisanzwe tumaze icyumweru twiga icyigisho cyiza cyane, icyigisho cyatujyanye mu minsi y'ubukwe. Icyigisho cyatubwiraga ngo imvugo shusho zishingiye ku bukwe. Cyabaye icyigisho cyiza cyane aho twari dufite icyo kwibukwa kiri mu byahishuwe igice cya 19 ku murongo wa 9. Aha tubwiye ngo arambwira ati andika uti hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama, kandi ati aya magambo y'ukuri kw'Imana. Hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama, kandi ati aya magambo ni ukuri kw'Imana. Nshuti muvandimwe, ubukwe twabonye amashusho menshi agaragaza ubukwe nk'imvugo shusho igaragaza ibyenda kubaho vuba bidatinze. Nk'uko rero iri somo ribitubwiye, izi ni imvugo shusho twagiye turebera hamwe muri iki cyigisho, aho kuwa mbere twari dufite ingingo yatubwiraga iby'umubiri umwe, aho abashakanye bashakana kugira ngo babe umubiri umwe, ari nako Kristo akunda itorero rye. Twabonye umugeni w'uburanga ku ngingo yo kuwa kabiri, yatweretse uburyo ki twari beza ariko ubwiza dufite tukabuhabwa n'Imana, kandi ngo Imana yadukuye mu ivata nk'uko twabibonye muri iyi ngingo, iratwiyegereza. Nyamara ntitwarabo kugirirwa impuhwe, ariko Imana urukundo yadukunze ntirurondoreka. Twabonye ingingo yo kuwa gatatu nayo yatubwiye ngo umugore w'indaya wa Hoseya. Twabonye uwo mugore ko yari indaya, wari ufite abana benshi cyane ndetse badahuje base, ariko Uwiteka Imana ategeka Hoseya gucyura umugore wabaye maraya. Nyamara icyo twabonyemo nuko Hoseya yari intwari, nta kintu na kimwe yigeze akora umudamu we, kuko yamukundaga urukundo rutarondoreka. Nshuti muvandimwe, iyi ngingo nayo yagaragaye nk'ifitanye isano n'ubundi n'urukundo Imana idukunda, kuko yadukunze turi abanyabyaha twarahabiye kure yayo, ariko idukuruza neza iratwiyegereza. Twabonye ingingo yo kuwa 4 yatweretse uburyo Isaka na Rebeka, uburyo Aburahamu yabwiye umuhungu ati nindamuka nakiriho, uramenye umuhungu wanjye ntuzamusabire muri ubu bwoko dutuyemo, ahubwo uzajye mu bwoko bw'iwacu. Rero byarangiye n'ubundi koko ariko bigenze, nubwo byo byose byabaye Aburahamu akiriho, ariko umuhungu yamusabiye mu bwoko bw'iwabo, kuko ubwoko bw'abanyakananikazi bwari ubwoko bwitwaraga nabi cyane. Twabonye rero indi ngingo yo kuwa 5 yatweretse ibya maraya uciriweho iteka. Aya ni amagambo ari mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 19 uhereye ku murongo wa 1 kugera ku wa 9, kandi n'ubundi ni mu byahishuwe 21 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4. Aha niho twasanze uyu mugore. Rero muri uyu munsi tugiye kuganira ku ncamake z'iki cyigisho. Ndakugira inama wowe uduteze amatwi, wihangane iki cyigisho kirangize, uramenye utagicamo kabiri hakagira byinshi bigucika. Niyo mpamvu tugiye kurebera hamwe incamake z'iki cyigisho. Umwanditsi yatangiye yandika ati mu myubakire y'ururimi yerekeranye n'inkuru y'irema ivugwa mu itangiriro, ishyirwaho ry'ubukwe rigaragara mu mugabane wa 7 w'itangiriro igice cya 2 umurongo wa 21 kugeza ku murongo wa 24. Ubukwe ni umuhango wera ariko washyizweho ku munsi wa 7. Nshuti muvandimwe, rigendana n'ishyirwaho ry'isabato ryaje naryo ku munsi wa 7, ivugwa mu itangiriro igice cya 2 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3. Uku kugendana rero kw'iyi mibare kwerekana isano rifite ubusobanuro bukomeye. Umubano hagati y'Imana n'umuryango wa muntu ugomba gusobanuka mu mucyo w'umuhango w'ubukwe. Ubukwe bwashyizweho ku munsi wa 7, ndetse n'isabato ishyirwaho ku munsi wa 7. Ibi bifitanye isano ya bugufi n'icyo Imana yifuza hagati y'abantu bayo yaremye.
iyo mvugo rero yo gushyingiranwa yongeye gusubirwamo mu bihe bya mbere by'ubwoko bw'Abisirayeli mu gihe cyo kuva. Umugambi w'ishyari akenshi uhuzwa n'umugambi w'ubusambanyi ku bashakanye uboneka nk'urugero mu nyandiko y'isezerano ryo mu mategeko 10 mu kuva igice cya 20:5 hagereranye no kubara 25 umurongo wa mbere, ndetse no mu gutegeka kwa kabiri igice cya 4:23 na 3:24. Aha hose isezerano hagati y'Imana n'ubwoko bwayo rero bisobanuka mu mvugo yo gushyingiranwa, kuko Imana ikunda ubwoko bwayo. Iyo bavuze gushyingiranwa ugomba kumva urukundo hagati y'abantu bombi bagiye gushyingiranwa. Ni nayo mpamvu rero Imana yemeye ko tuyishyingirwa, kuko yari idukunze kandi ikadukunda urukundo rutarondoreka. Kandi rero Isirayeli isabwa nayo gukunda Imana nk'uko tubisanga mu gutegeka kwa kabiri igice cya 6:5. Ijambo ry'Igiheburayo rivuga ngo yada cyangwa se kumenya, rivuga umubano bwite mpuzabitsina wimbitse hagati y'umugabo n'umugore, nk'uko tubisanga mu Itangiriro igice cya 4 umurongo wa mbere, aho Adamu yatwitse umugore we inda babyara umwana wabo wa mbere, ndetse no mu Itangiriro igice 19 umurongo wa 8. Aya yose byakoreshejwe mu kwerekana umubano hagati y'Imana n'ubwoko bwayo. Aya masomo ndetse n'izi mvugo shusho zahakoreshejwe zigaragaza gushyingiranwa zakoreshejwe kugira ngo Imana yerekane umubano hagati yayo n'abantu bayo. Kubw'izi mpamvu rero ni ngombwa ko twiga imigabane ya Bibiliya yerekeranye n'isano y'abashakanye kugira ngo turusheho gusobanukirwa n'icyo imvugo shusho yo gushyingiranwa isobanuye. Ese imvugo shusho yo gushyingiranwa yaba isobanuye iki? Reka tubanze turebe urugero rwa Bibiliya rw'ubukwe nk'uko rwagaragajwe mu guhuzwa kw'abashakanye babiri bavugwa mu gitabo cy'Itangiriro. Urugero Bibiliya itanga nk'ubukwe nk'uko twarugaragarijwe mu gitabo cy'Itangiriro ndetse bikaba bigaragara nk'abashakanye ni ibihe? Adamu na Eva ndetse Isaka na Rebeka. Hanyuma tuzasuzumira hamwe ikimenyetso cyo kubana kw'abashakanye mu busobanuro bwacyo bwa gihanuzi. Ni ukuvuga uburyo imvugo shusho za maraya ndetse n'umugeni zibigaragaza ari byo bisobanuye ugutsindwa no gutsinda k'umubano w'Imana n'inyoko muntu yacumuye. Inshuti y'umuvandimwe, dusomye amagambo meza cyane atwereka uburyo amashusho ngero Bibiliya yerekana agaragaza ibyo gushingirana hagati y'abantu babiri ndetse badahuje ibitsina. Urugero baduhaye Adamu na Eva ndetse Isaka na Rebeka. Ese abangaba imishakanire yabo ni iyihe? Kandi tugiye gusuzumira hamwe ikimenyetso ndetse cyo kubana kw'abashakanye mu buryo bwacyo bwa gihanuzi. Ndetse kandi ni ukuvuga uburyo imvugo shusho tugiye kurebera hamwe mu kanya ziri imbere ahangaha, aho maraya ndetse n'umugeni zigaragaza. Mbese bigaragaza iki? Maraya bisobanuye gutsindwa k'ubwoko bw'Imana. Ikindi kandi umugeni bisobanuye ugutsinda k'umuntu. Reka tubyinjiremo turebe. Adamu na Eva ni akagingo kamwe ndetse kari muri iki cyigisho turiho dusesengura turebera hamwe uko twakinyuzemo. Dukurikije ibyanditswe muri Bibiliya, umuhango w'ubukwe wabereye mu busitani bwa Edeni ku munsi wa mbere w'amateka ya mwene muntu. Nibwo bukwe bwa mbere bwari bubaye ku isi, bubera mu murima wa Edeni. Nicyo gituma rero twumva ko iyi nyandiko ya kera y'amasomo yahumekewe yo mu gitabo cy'Itangiriro ifite amahame y'urufatiro rw'ubukwe kandi akaba ari ingenzi mu byo twibaza. Gute se Imana yemeye ko Adamu ashyingirwa Eva kugira ngo Eva abe umufasha wande wa Adamu? Niyo mpamvu aba bombi Adamu na Eva
baremwe mu ishusho y'Imana, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nk'uko tubisanga mu Itangiriro igice cya 1 umurongo wa 27, biratangaje kuba Imana ikoresha inshinga itondagura mu bwinshi mu kugaragaza igikorwa cyayo cyo kurema umugabo ndetse n'umugore. Inshinga na asehi itondaguye mu bwinshi ngo tureme. Imana yafashe iya mbere iravuga ngo tureme. Kubera iki se? Nuko itakoze igikorwa yonyine. Yerekeza rero ku isano y'ubufatanye iri hagati y'ubutatu, kuko mu ijuru hari y'ubutatu bwera, Imana Data, Umwana ndetse na Mwuka Wera. Kuba rero Imana yaramenye umugabo n'umugore, yararemye umugabo n'umugore mu ishusho yayo bwite, bivuze ko nk'abashakanye Adamu na Eva bagomba kwerekana urugero rw'imibanire y'ubufatanye buranga ubumana. Nyamara ubu bufatanye ntibukwiriye gufatwa uko umuntu wese abyumva ngo yibwire nk'urugero ko bwaba buvuga umubano ugendana no guhuza ibitsina cyangwa umubano urimo ubusumbane hagati y'abagize ubutatu. Igitekerezo kirimo gusa nuko nk'uko hari urukundo n'ubumwe hagati y'abagize ubutatu cyangwa abatatu, niko urukundo n'ubumwe bigomba kuba hagati y'umugabo n'umugore. Niba Imana ubwayo nk'umuyobozi uyoboye mu ijuru yarafashe iya mbere ikivugira iti tureme umuntu kandi ase natwe, ni ukuvuga ngo Imana yari ifitanye umubano wimbitse hagati yayo n'Umwana ndetse na Mwuka Wera. Ibyo rero bishatse kuvuga ko natwe ubwacu tugomba kugirana urukundo, kandi uru rukundo rugomba kuba rushingiye ku Mana. Niyo mpamvu rero Imana imaze kuvuga ngo tureme umuntu, Imana nta kindi yakoze, yamuremeye umufasha umukwiriye, imukuye mu rubavu rw'uyu mugabo witwa Adamu. Ijambo ezeri cyangwa se umufasha akenshi rikoreshwa rivuga igikorwa cy'Imana cyo gukiza. Ijambo kenegdo cyangwa se umukwiriye cyangwa se umeze nkawe risobanuye kimwe, kuko Imana yaremye umuntu umeze nk'uwo yari yaremye, irema Eva imukuye mu rubavu rwa Adamu. Niyo mpamvu rero nta tandukaniro bafitanye. Umugabo n'umugore we rero bavugwa nk'abameze kimwe, buri wese kandi imbere ya buri wese. Inshuti y'umuvandimwe, Imana yaremye Adamu nk'uko nanibivuze, imuremera Eva kuko bombi bagombaga kuba umubiri umwe, nk'uko n'ubundi Eva yarakuwe mu mugabo. Ese ko tubonye ibya Adamu na Eva, uburyo Imana yamuremye, Isaka na Rebeka bo byagenze bite? Inkuru y'ubukwe cyangwa se gushyingiranwa kwa Isaka na Rebeka yanditswe mu gitabo cy'Itangiriro mu gice cya 24. Ni igice kirekire cy'Itangiriro. Iyi nkuru ikubiyemo isomo ryerekana no kwigaragaza kw'Imana Uwiteka ari we Yahwe, utarigeze avuga muri iki gice, nyamara avugwamo inshuro 17. Irindi jambo ry'ingenzi muri iki gice ni inshinga kugenda, halaki, naryo ribonekamo inshuro 17. Zirindwi muri zo zifitanye isano na Rebeka. Ijambo kugenda ni inshinga yatangijwe n'urugendo rwa Aburahamu igihe Imana yari imuhamagaye, iramubwira iti Aburahamu haguruka. Rebeka rero yumvikana nka Aburahamu wa kabiri. Ingingo y'ingenzi muri iki gice ni itwereka ko ubukwe ari ahantu herekana ubwiza bw'Imana no kwigaragaza kwayo, ahantu hagakiza k'Imana. Ubukwe bwa Isaka na Rebeka bwerekana rero umubare w'ibintu twigiraho bikamurikira ubusobanuro bwacu ku byerekeranye n'isezerano Imana ifitanye n'abantu bayo. Aya ni amagambo maremare cyane atwereka uburyo Imana
yemeye ko Isaka ashyingirwa umukobwa wo mu bwoko bw'iwabo, kuko yifuzaga ko yagira imico myiza isa n'iy'abantu b'iwabo cyangwa se abatahajuru. Rero Imana ifata iya mbere mu gutanga isezerano. Nubwo wowe wakwemera gusezerana n'undi muntu, ariko Imana iba yabagezemo kare, igafata umwanzuro, ikavuga iti aba ngaba barakwiriye kubana, ikabaha amasezerano. Bityo namwe mu kuzuza amasezerano, ariko kuko Imana yayagezemo mbere. Nk'uko Aburahamu rero mu buryo bw'imvugo ngereranyo yagiye ahantu yari kuzabonera umugeni binyuze mu kohereza umugaragu we Eliyezeri, Imana niyo ifata iya mbere mu kugenda isanga ubwoko bwayo, umugeni wayo. Ariko kandi Imana ntitanga isezerano ryayo ku mbaraga. Mu buryo nk'ubwo Eliyezeri aha umudendezo umugeni kugira ngo yihitiremo kumukurikira cyangwa se kutamukurikira. Ahari umukobwa ntazemera ko tuzana, nk'uko mu Itangiriro igice cya 24 ku murongo wa 5 habivuga. Eliyezeri ntiyari yizeye ko umukobwa ari buzane, ariko nk'uko Imana yari muri Aburahamu yajyanye nawe, yemeye ko bazana kandi aba umufasha wa Isaka. Igisubizo cy'umugeni se cyabaye ikihe ubwo Eliyezeri yamubwiraga ngo turajyana? Rebeka ntabwo yashidikanije kumukurikira, maze asubirisha ijambo rimwe rivuga ngo ereki cyangwa se turajyana. Ariho hantu hakoreshwa bwa nyuma inshinga y'ingenzi yitwa lake ivuga ngo genda. Ku birebana na Rebeka, kuba Rebeka yarabajijwe icyo atekereza biratangaza mu cyerekezo cy'umucyo wabo, kuko umugore atagombaga kugira ijambo ku birebana n'ubukwe bwe cyangwa gushyingirwa kwe. Ahangaha byose byari guterwa na yego cyangwa oya imuturutseho, nk'uko ari we wari ufite ijambo rya nyuma kuri iki kibazo. Ikindi, igisubizo cya Rebeka ni kimwe n'igisubizo cy'umukurambere Aburahamu. Inshinga yibutse inshinga yo guhaguruka kwa Aburahamu ubwo yavaga i Mesopotamiya, ariho bitaga Wayeleka, yaragiye aremera aragenda. Muri ubu buryo rero intambwe za Rebeka zakurikiye intambwe za Aburahamu. Nshuti y'umuvandimwe, nongere nkwibutse ko iki cyigisho turi kwiga kitubwira ngo imvugo shusho zishingiye ku bukwe. Urumva ko uburyo Aburahamu yagendaga na Rebeka niko byari biri. Nshuti rero, ntabwo Imana ijya ihatira umuntu kujyana nayo, oya, iguha umudendezo wowe ukihitiramo. None se uruhare rw'isengesho ni uruhe? Eliyezeri ko yasenze Imana, uruhare rw'isengesho rwo ni uruhe? Eliyezeri yasengeye urugendo rwe ngo rugere ku ntego. Itangiriro 24:12. Kandi ngo na Rebeka aze kumuha amazi. Nk'uko yabisenze mu isengesho rya Rebeka, aramuha aranywa. Rebeka yafashe ikibindi koko amuha amazi aranywa. Kandi na Isaka yasenze asaba ko guhura kwe na Rebeka kuza kuba guhiriwe, maze amaso ya Rebeka ahura n'aya Isaka. Uruhare se rw'urukundo rwo ni uruhe? Isengesho rya Eliyezeri ryarumviswe ndetse n'isengesho rya Rebeka ryarumviswe, kuko bose icyo basengeraga cyashyizwe mu bikorwa. None uruhare rw'urukundo rwo ni uruhe? Isomo rya Bibiliya rigaragaza ko Isaka yakunze Rebeka nyuma yo gushyingirwa kwe. Urukundo rukubiyemo ubudahemuka, inshingano yo kwishimana n'umugore wawe ukunda. Byari riri mu Bwiriza igice cya 9 umurongo wa 9. Iyi ngingo y'Igiheburayo y'urukundo yahaye imbaraga iyobokamana ry'idini ry'Abaheburayo. Imibereho y'urukundo yahaye imbaraga iyobokamana ry'idini ry'Abaheburayo, kandi imibereho y'urukundo rw'abashakanye yagiye ikoreshwa nk'urugero ku isezerano riri hagati y'Imana n'ubwoko bwayo. Nkaho muri Hosea igice cya 2:2,
Hosea 3:3. Urukundo mu isezerano rya kera ni umugabane w'ingenzi w'ihame ry'isezerano. Niyo mpamvu iyi Imana irarikira abantu kuyikunda, ntabwo iba yerekeza ku by'amarangamutima y'igihe runaka gusa. Gukunda Imana bivuze kwitangira, kubana nayo ubuzima bwawe bwose. Nshuti y'umuvandimwe, uyu mupapa witwa Aburahamu yafashe icyemezo cyo gutuma Eliyezeri ngo ajye kumusabira umugeni mu bwoko bw'iwabo. Ntabwo Isaka yari yiteguye gutunga umugore, ntabwo Isaka yari yiteguye kubaka urugo, ariko kuko icyo gihe ariko byari biri, Isaka yemeye umugeni Isa amuzaniye. Ariko ahangaha ihame ry'urukundo ni uko urukundo rw'abo bombi rwaje baramaje gushakana. Nshuti y'umuvandimwe, reka Uwiteka aduhe gukunda Imana kandi atwigishe gukunda, kugira ngo ubwo babigiye Uwiteka agiye kugaruka, njye nawe azasange turi mu mubare w'abamukiranukiye, w'abakunze kandi tukamukundisha abandi. Aha rero muri iki cyigisho n'ubundi twarebyemo irindi somo rya maraya. Twabonye maraya wa Hosea kandi tubona n'umugeni. Reka twumve icyo umusesenguzi hano yabivuzeho. Imibereho y'abashakanye yahumekeye abahanuzi igihe ubwoko bw'Imana butayiberaga indahemuka, bugakurikira ibigirwamana, bagereranywaga na maraya. Abantu icyo gihe iyo bakurikiraga izindi mana bakitandukanya n'Imana rurema, bagakurikira ibigirwamana, abo ngabo bagereranywaga na ba maraya, maze isezerano bagiranye nayo rikavugwa ko ryishwe. Ku ruhande rumwe, iyo ubwoko bw'Imana bwabaga indahemuka ku Mana, isezerano ryo gushyingiranwa ryarashimangirwaga, maze Isirayeli cyangwa itorero ikagereranywa n'umugeni mwiza. Iyo ibi ngibi byabaga bishyizwe mu bikorwa, aba bantu bemeye gukurikira Imana nyamana, amasezerano yabo yarakomezwaga kandi agashimangirwa. Bityo aba bantu babaga bakurikiye Imana bagereranywaga n'itorero rizima, bagereranywaga n'itorero Uwiteka yishimira. Maraya rero uvugwa mu gitabo cya Hosea ni ikimenyetso cyo gushyingiranwa cyerekeza ku gitabo cy'iby'umwuka n'ukuri kw'amateka. Umuhanuzi Hosea yahamagariwe n'Imana kujya gucyura umugore we wabaye maraya, kuko igihugu ngo cyari gikabije kugira ubusambanyi. None ko yaba ari umugore, ahindutse igihugu gute? Aya magambo akeneye kumvikana mu buryo bwombi, ubw'umubiri n'ubw'umwuka. Uyu mugore akundwa n'inshuti ye, undi muntu utari umugabo we, kandi uyu mugore arasambana mu byibuke. Nk'uko abana ba Isirayeli Imana yakundaga bajyanye ku bigirwamana, muri ubu buryo n'indaya yabigize umwuga, kimwe n'aba bagore bo muri icyo gihe bo mu gihugu cy'i Kanani. Bityo igihe ubwoko bw'Abisirayeli bwabonaga umuhanuzi arongora maraya, bwisanishaga ubwabo na maraya Imana yari yaragize gute? Yari yarashatse. Urumva ko iki gihugu cyari gikabije ko kugira ubugome, ariko ibyo bakoraga byose Uwiteka yahitaga bisanga akabibasanishaho n'uburyo banze kumvira Uwiteka. Ariko nyamara Uwiteka yari Imana yabo kandi yarabakundaga. None se uyu mugore ko yabaye maraya, tukaba tubonye uko byifashe, ese umugeni w'Imana we ninde? Mu gitabo cya Ezekiyeli, umugore cyangwa umugeni nk'ikimenyetso cy'ubwoko bw'Imana agaragazwa mu buryo bugenda bukura. Igihe Imana yamubonaga yari uruhinja. Urwo ruhinja rwari rubi kandi rwari rufite umwanda, rukomoka ndetse no mu bapagani, aho batazi Imana, aho batiringira Imana. Nyamara maze Imana iramufata, itangira kumwitaho, iramwuhagira, iramugaburira, arakura, agira uburanga buhebuje, nk'uko tubisanga muri Ezekiyeli cya 16 ku murongo wa 13. Uwiteka yagaburiye uyu mugore, aramwambika, aramusiga, aramukuza, agira uburanga buhebuje. Nyamara
bigereranya ubwiza bw'Imana burenze urugero aribwo yamwambitse. Ibi byose Uwiteka yakoreye umugore bigereranywa n'ubwiza bwa nde? N'ubwiza bw'Imana, kuko ubwo bwiza aribwo yagize gute? Yamwambitse. Ijambo rero nk'iryo ry'Igiheburayo rigaragaza uburanga ni meodimeodi bihebuje, ryakoreshejwe mu gitabo cya Ezekiyeli kugira ngo ryerekane umugore mu byaha bye, ari ryo ryavuzwe ngo ibibi bye bikabije. Ezekiyeli igice cya 9 ku murongo wa 9. Icyo Imana yagize icyiza bihebuje cyahindutse ikibi bikabije. Kuki cyahindutse ikibi bikabije nyamara Uwiteka Imana yari yakigize cyiza cyane? Reka dukomeze turebe mbese ni kuki maraya n'umugeni. Urumva ko ahangaha Imana yakunze uyu muntu, imukunda urukundo rutarondoreka, nyamara uyu mugeni urumva ko yaravuye kure. None ikibabaje ni uko uyu mugore ategeze agirana umushyikirano wimbitse n'Imana kugira ngo amenye ko Uwiteka Imana ari we Mana nyamana. Maraya n'umugeni. Mu gusobongera ibyavuzwe n'abahanuzi b'Abaheburayo, igitabo cy'Ibyahishuwe gikoresha imvugo shusho y'abashakanye cyerekana itandukaniro riri hagati y'ubwoko bubiri bw'umugore. Umugeni warimbishirijwe umugabo we, nk'uko tubisanga mu Byahishuwe igice cya 21 umurongo wa 2. Umugeni urimbishirijwe umugabo we ashushanya ubwoko bw'Imana buzabana n'Imana muri Yerusalemu nshya, izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Uyu mugeni warimbishirijwe umugabo we ninde? Ni wowe, ni njyewe, ni bande? Ni nje nawe. Twese twarimbishirije umugabo, kandi uwo mugabo nta wundi ni Kristo wenyine wadukoye amaraso y'igiciro cyinshi. Niyo mpamvu rero uwo warimbishirijwe umugabo we ashushanya ubwoko bw'Imana buzabana n'Imana muri Yerusalemu nshya, nk'uko tubisanga ku murongo wa 3 w'igice cya 21 mu gitabo cy'Ibyahishuwe. Ku rundi ruhande rero maraya ukomeye ashushanya itorero ryiyandurishije ubusambanyi, cyangwa se wononeshaga abari mu isi ubusambanyi bwe. Byahishuwe 19 umurongo wa 2. Uyu maraya ugiye gucibwaho iteka nk'uko twamubonye muri ya ngingo yo kuwa 5, uyu agiye gucibwaho iteka ndetse burundu, kuko icyambere ni uko asambana n'abaturage bo muri uwo mudugudu, kandi ikindi abatunzi bo muri uwo mudugudu bagatungishwa n'ubutunzi buva mu maboko ye. Nyamara twebwe abamajije kwezwa n'amaraso ya Kristo twibikiye gakondo mu bwami bwo mu ijuru, kuko twarimbishirijwe umugabo ari we Kristo. Nshuti y'umuvandimwe, reka ubuhendanyi bw'uyu mugore bwe gukomeza kudutwara, ahubwo tubeho nk'uko Imana ishaka. Mu mibanire rero y'umuntu n'Imana, ni mu buhe buryo imvugo shusho yo gushyingiranwa yashyirwa mu bikorwa kandi ikamurikira umubano wawe bwite n'Imana? Ni buryo ki iyi mvugo shusho igufasha mu guhindura idini cyangwa se imyemerere yawe ikagendana byuzuye n'imibereho yawe? Ni mu buhe buryo ikwigisha ko Imana itagomba kugaragara muri wowe gusa igihe usenga cyangwa wagiye kuyiramya mu rusengero, ahubwo ko n'ahantu hose waba uri ugomba kuyigaragaza? Ni mu zihe nzira ishusho y'ubukwe ikwigisha kugendana n'Imana nijoro, igihe uryamye, ku manywa uri mu kazi, utekereze, uvuge, uririmbe, urimo kurya, ukina, n'igihe useka, kandi ndetse no mu bihe ubayeho urira kandi urwana n'ibigeragezo? Vuga urutonde rw'ingero z'ibihe ujya wumva kandi ugasobanukirwa ko Imana iri hafi yawe, n'igihe wumva ko ikuri kure cyangwa uri mu mubabaro. Nshuti muvandimwe, mu bihe byose aho twaba turi hose tugomba kugaragaza Imana, kuko Imana ni Imana. Imana yaraducunguye, kandi ikiruta byose itubikiye ubugingo buhoraho.
niyo mpamvu mu bibi byose ngo tugomba guhora dushima. Reka rero dushimire kuko ibyo dukorera ari byinshi kandi twemere kuba abana bayo. Mu mibanire yawe rero n'uwo mwashakanye, mu mucyo w'urugero rw'ubukwe duhabwa na Bibiliya, tekereza niba warashatse. Ku isano yawe n'uwo mwashakanye, ita cyane kuri mugenzi wawe ukunda iminsi yose uzamara ukiriho, kandi mugandukirane kubwo kubaha Kristo. Mu Efeso 5:21 niko Pawulo yanditse. Gereranya n'Itangiriro 3:16, gerageza kubona ishusho y'Imana muri mugenzi wawe mwashakanye, kandi wubahe unibaze ku byo mutandukanyeho. Ni buryo ki ihame ry'ubumwe rigendana n'ihame ry'ibyo mutandukanyeho? Mu itorero muganire ku mubano w'itorero n'imico y'Imana. Ni buryo ki urukundo rw'Imana n'ubudahemuka bwayo cyangwa se gukiranuka kwayo bwashyirwa mu bikorwa mu mibereho y'abagize itorero? Tanga ingero zifatika zerekana ko ukuntu wowe cyangwa itorero ryawe mwese mutsindwa cyangwa mudatsindwa n'iyo mico yombi. Nshuti muvandimwe, abantu bashakanye bagomba gukundana cyane, kandi buri muntu akibona muri mugenzi we, kuko uko urukundo rukomeza kubagarirwa niko rukura. Reka twese twifurizanye amahoro aturuka ku Mana. Nshuti muvandimwe wari uduteze amatwi muri uyu munsi, reka ubuntu bw'Umwami Yesu bubane nawe. Iki cyigisho cyatweretse imvugo shusho z'ubukwe, ubukwe bw'umwana w'intama twitegura gutaha. Ndagusabira kugira ngo ugire umwiteguro ushyitse wakubashisha kuzabuhagararamo, kandi Imana yo mu ijuru izabikubashishe. Reka njye nawe rero dukomeze kugira ibihe byiza. Nshuti muvandimwe twabanye muri iki cyigisho, ukaba utarakanda subscribe, kandaho kugira ngo ibyigisho dukomeza kugutegurira bijye bikunyura kandi bijye bicengera mu matwi yacu, maze twese njye namwe bizadufashe kugira ngo ubwo tugiye kuzamurwa mu ijuru tusanganiye Umwami mu kirere, njye nawe ntituzaburemo. Rero niba utarayikanda yikande, kuko ibyigisho birakomeye, kandi buri munsi kugira ngo icyigisho kigiyeho ujye ukibona mu ba mbere. Turatangira ejo ku isabato icyigisho cyiza cyane kitubwira ngo amahanga umugabane wa mbere, ubwo bivuze ngo hari n'umugabane wa kabiri. Reka rero twebwe turangije imvugo shusho ishingiye ku bukwe, tuzarebe n'amahanga icyo Bibiliya ibivugaho. Ngaho rero reka ubuntu bw'Umwami Yesu bane namwe, kandi ibyo mwifuza byose Uwiteka bibahera ubuntu mu izina rya Yesu. Amen.